urabyemera neza yuko inzu ari iyanjye? Oya ndabyemera reka nze rwose utanyicira n'izina na pasiteri n'ibyangombwa byayo ndabibaha. Oya njye nta yindi mishyikirano ngirana ndayibaha n'ibyangombwa byose ndabibaha. Byose mba mbizi, nabikoze mbizi rwose, ntabwo rwose mwancika njyewe. Wereka nzi inzu ndayibaha. Sinshaka ko hari umuntu ugomba kumenya ko wamfatanya n'umugore wawe. Ngewe turandika mbaye ibyangombwa dusezerane ko mbagurishije inzu yanjye. Umuntu w'umupasiteri koko. Twavutse nabi kuba turi imfubyi, ubu tuba dufite ababyeyi, ibibazo ntabwo tuba tubifite byose, ubu se noneho turarahera. Kiriya cyana ni ikinyabwenge nacyo kizi gushakisha amafaranga, ariko ntacyo nabanzaniye nanjye ndayamuha, nta kibazo. Nanjye ninywera agacupa wanicaye ahangaha nshaka ka mitsingi, natebuka ahubwo natebuka. Ko sha muhira Imana iradukunda, nakubwiye ngo turabona aho kuba. Reka Ego ko ariko sha wabimbwiye koko none koko bibaye mama. Imana irebera imfubyi we rwose. Reka mbanze nkubwire wakoze akantu k'abagabo rwose. Ariko nanone ukuntu tugiye gukora, nuvuga ko ndi mushiki wawe, ugomba kuvuga ko uri umugabo wanjye. Hano rwose uranyemeje. Dore impamvu rero ugomba kuvuga ko uri umugabo wawe. Ni haza umugabo, ahubwo tugiye gusenga. Haza umugabo we. Ubigenza ute? Uranyizeye nawe urabizi. Nawe nshaka kuzi kuri umuntu w'agakaceri nahuze ibintu. Ukuntu tugiye kugenda, tugiye kubona inzu we. Turayitsindira. Ibintu noneho bigiye kuba uburyohe. Ko nawe ntuzambere feke. Oya ntabwo nasubizi se sunyizera. Urabizi urankunda ndi mushiki wawe, batazabanga mushiki wanjye. Sibyo ko habayeho ibibazo nyine bikagenda kuri. Ariko urabizi ko nanjye iyo byagenze neza ngomba kuza nikokinze ibintu bimeze neza afite ku gafaranga. Umva yuko rero Imana yadusubije. Tugiye gukodesha inzu n'umugabo. Urabizi neza, turamubwira ati turajya mu nzu kuko ntari butwime inzu, wowe uzahita wigendera umara iminsi 3. Apisha mushiki wanjye nawe ubwo se ndamutse ngiye hakazagira ibibi bikubaho nabimenya gute? Ko nawe musaza wanjye we ubwo urumva nawe wasanga hahi ntago hasha nawe urabizi. Ntabwo rwose ibi bintu tugomba kubireba neza. Ubwo ngewe reka mbanze nkubwire, ntabwo mbyizeye ko ibi bintu bizagenda neza. Sawa rero inzu yabonetse, mwazamuka mugakatara ruguru y'iriya nzu, muramusanga ari hari muragenda muganira. None se mwavuze tuzasubira byose ari bwabiba. Ubwo nizere ko ibintu biciyemo. Byose biciyemo mugenzi. Tuzasubira. Umuntu w'umugabo. Nawe urakoze. Yangaya ndatsindiye, ubu ngo ndaje ngende nyanywere pe. Muraho neza. Muraho. Mumeze mute? Muraho neza boss. Muraho. Yego. Mumeze mute? Tumeze neza. Mwebwe mwashakaga inzu? Twebwe rwose twashakaga inzu. Twe twashakaga inzu. Inzu zirahari. Dore inzu ya mbere iyi nta sima irimo, iyi ngi bayikodesha 5,000. Iyo itarimo sima. Ariko irimo sima ni 15,000. Ntabwo ko mana. Irimo sima niyo twashakaga rwose. Irimo sima rwose niyo turi gushaka nawe. Reka dore rero ngiriya maze tuvugane. Reka rwose turebe. Erega muhe byaciyemo rwose, ndabona umaze kubikora rwose. Shanda kwizeye pe. Wowe nyuma y'iminsi 3 uzagaruke isaha 8. Ndabizi neza azaba ubu nanjye ngiye mu kazi. Ubu ni ukuvuga ngo nukuza twabivuganye neza, nta bintu byo kuzubaza. Nanjye nza nk'umuntu utabizi, nsa nk'uwinjira ubundi mpite mbasangamo. Ibintu bihita bigenda neza. Inzu tugomba kwitsinda. Ibintu bigenze neza rwose. Bahora badusohora buri munsi. Akareka Imana iradukunda rega. Nizere ko umupangu wapanze wabanje kubutekereza bitazatubera ingaru. Urabizi ko natwe tuba dushakisha, umuntu yashakisha ubuzima ugasanga naho kuba harabuze. Nizere ko wabitekerejeho nawe. Wowe ntugire ikibazo,
ibyo napanze nabitekereje rwose. se kariya gakobwa ko kajanga muri iki gipangu kari ngewe nako twarangiza tukaniganirira di ariko ni na keza nakabonye ariko n'amafaranga niyo yaba y'amezi 2 nayagaharira nta kibazo nimba kari kanaje ahubwo ariko ni keza nakabonye aha icyama kakangeraho ndagashaka kandi ni kaza ariko se uriya mugabo oya ni kariya gakobwa ni kaze ni ngewe nakariko ntago nabyemera asedere bari abana ngo barashakana bakiri batoya ariko se urababitekerejeho ariko nanjye karagahungu ndamugatwara nta kundi nabigenza kuko ni keza ntago nabyemera ndamugatwara ariko sha burya no kugira amafaranga ni byiza nawe reba sasa Apo bose waramutse mwaramutse mutese ariko sha naragukunze nawe nagukunze nkabona uko mbivuga reka mwana uzi ukuntu nagukunze umugabo wanjye cyaragiye ubu kimaze icyumweru kitazi kandi afite icyumweru n'ubundi mu kazi nge nawe saho nkuye mukigera ahangaha nahise numva yuko ngomba kugutwara ukuntu nawe nakubonye nkumva ndakwifuje sha ni ukuri turabana pe ubwo rero bazi ngo ntago ndi kubabona ubu rero nanjye umugambi ndakeka ushoje ubu ngiye kubikora neza nanjye mbona amafaranga mbona aho gutura heza nta byo kwirirwa njya muri byinshi ngo ndamwishyura amafaranga bimeze nabi nanjye afite umugore ubwo byarangiye ndamufatirana nanjye ntago ari buncike aho nkuye pe nibyo musigaramo hasi vuba vuba nta no kujya mu nzu ni uguhitamo ubikora hanze niho mwashakaga kubikorera twanabikoze birasubirwamo twanabikoze wacambanyirije umugore noneho nta bintu byinshi inzu uremera kuyimereza nta kindi tuvugana njye nawe oya ndayibaha byinshi mvugana nawe ngewe ndayibaha urabyemera neza yuko inzu ari iyanjye oya ndabyemera reka nze rwose utanyicira n'izina na pasiteri n'ibyangombwa byayo ndabibaha oya ngiye nta yindi mishyikirano ngirana ndayibaha n'ibyangombwa byose ndabibaha byose mba mbizi nabikoze mbizi rwose ntabwo rwose mwancika ngewe wereka nzi inzu ndayibaha sinshaka ko hari umuntu ugomba kumenya ko wamfatanya n'umugore wawe ngewe turandika mbaye ibyangombwa dusezerane ko bagurishije inzu yanjye umuntu w'umupasiteri koko